yumva ko hari andi mahitamo meza ahisemo y'ibyishimo azagira bidasanzwe, ariko finali birangira uyu mwana ari mu mubabaro. Biravuga ngo uko yaragiraga izo ngurube ngo yifuzaga n'ibyo kurya by'izo ngurube akabibura kuko yaryaga ibyo kurya bitamuhagije, asa nabi, arababara, yumva umubabaro uramurenze, ngo Bibiliya irambwira ngo yisubiramo. Reka nkubwire mwene data, ukeneye kwisubiramo. Ngaravuga ngo kwa data ko abagaragu barya bagasigaza, kwa data ko hari amahoro, yibuka ko kwa se ariho hari umwuzuro w'ubuzima bwe, akumbura mu rugo. Mwiriwe ndabasuhuje. Uyu ni umuyoboro wa Gospel Harvest Network. Nitwa Pastor Lambert. Nishimiye kugira ngo tuganire ikimana ashyize ku mutima wanjye. Ndumva umutima wanjye harimo ijambo rishaka kugaragaza agaciro ko mu rugo. Ijambo bivuga ngo there is no place like home. Nta hantu heza nko mu rugo. Ibyo ni ibintu bizwi n'umuntu wese. Umuntu wese utuye muri iyi si, igihe cyose aba mu buzima bwe, ahantu hambere h'agaciro hakomeye ni mu rugo. Mu rugo hashobora kuba ari urugo uvukamo, ushobora kuba ari aho urugo wubatse wowe washakiyemo, ufitemo umugabo, ufitemo umugore, ufitemo n'abana. Cyangwa se mu rugo hakaba ari igihugu cyawe cy'amavuko, mu ntara uvukamo. Aho hantu rero ni ah'agaciro kuko niwe mwimerere w'ubuzima bwawe. Aho ngaho niho haguha kumva, haguha ihumure, ikiruhuko. Reka tuvuge mu rugo neza. Iyo umuntu ari mu rugo yumva amahoro yo mu mutima. Kubera iki? Kenshi na kenshi iyo twavuye mu rugo tuba twagiye mu mirimo itandukanye, cyangwa se mu gutembera no gushaka umunezero, ariko birangira tuje kugaruka mu rugo, kuko mu rugo aho ngaho nyine niho hahandi umuntu yumva akunzwe, niho hahandi umuntu yumva akeneye kuza ko wakira ikiruhuko nyamukuru, niho hahandi yumva hasobanuye umwimerere w'ubuzima bwe, originality y'uwo ari we. Rero nicyo kimwe no mu mwuka. Reka ngaruke wenda ntarinjira mu mwuka. Hari ijambo n'imvugo abantu bavuga cyane nk'abanyarwanda, ngira ngo murayizi, abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, bajya bavuga ngo umwana ujya iwabo nta muntu umutangira. Kubera iki? Hari ikintu kiba kiri mu mutima we, emptiness, cyangwa se navuga ko aba afite icyuho gikomeye kiri mu mutima we, kitakuzuzwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Kitakuzuzwa n'amafaranga nubwo wowe uyafite, kitakuzuzwa n'ubwiza ufite nubwo wowe ufite, kitakuzuzwa n'inshuti nyinshi ufite nubwo waba uzifite. Icyo nicyo gituma bavuga ngo umwana ujya iwabo ntawe umutangira, kubera ko iwabo afite ubusobanuro bukomeye cyane. Ikindi kuvuga ngo nta heza cyangwa nta hantu hashobora kumera nko mu rugo, nuko iminsi yose iyo turi mu buzima bwa buri munsi, stress z'akazi cyangwa ibindi bitandukanye, tuba dutegereje isaha ya nyuma tuza kugera mu rugo tukaza kwenjoyinga cyangwa kunezerwa n'abo dukunda n'abadukunda. Umufasha washatse ukunda, abana wabyaye wishimiye, cyangwa se ababyeyi bakubyaye n'abavandimwe muvukana, cyangwa karitsiye y'inshuti mwakuranye n'ahandi hantu. Ibyo bifite agaciro gakomeye, cyangwa igihugu cyawe. Ni nacyo kintu gikomeye abantu baharanira buri munsi mu buzima bwabo, kugira ngo bubake mu rugo iwabo heza, bahagire heza. Ubusobanuro bw'umuntu ni aho avuka, ni aho atuye, ni igihugu cye, nicyo gisobanuro gikomeye. Ubu ngubu nkatwe nk'abanyarwanda umunezero wacu no kuba mu Rwanda. Iyo dufashe experience tutarajya no mu mwuka, hari imyaka turebeye kuri experience y'igihugu cyacu nk'abanyarwanda. Abanyarwanda babayeho bamwe na bamwe badafite amahirwe yo kuba bari iwabo mu Rwanda, mu gihugu cyabo, ariko hari inzara n'inyota itabasha guhazwa naho bari. Icyari ngombwa mu mitima yabo kiruta ibindi byose kwari ugutaha mu rugo. Ibyo byasabye ikiguzi gikomeye cyane, byasabye n'ikiguzi kigomba kuba gisaba n'ubuzima, cyangwa se bamwe bahatakariza ubuzima, bamena amaraso yabo kugira ngo batahe mu rugo. Mvuze icyo kintu mu rwego rwo kugira ngo nerekane mu rugo igisobanuro cyawo. Nubwo wagira ibya mirenge birangira ushaka kuba mu rugo. Reka tugaruke mu mwuka. Mu mwuka naho dufite iwacu,
nari nshatse kuvuga ngo mu rugo iwacu, aho dukomoka, aho tuba, ubusobanuro bwacu buri, bigarura mu mwuka kugira ngo umenye neza yuko mu rugo iwacu dukomoka mu Mana, mu rugo mu buryo bwo mu mwuka. Nk'uko mu buryo bwo mu mubiri iwacu hadusaba imbaraga nyinshi, tukahakunda, tukahishimira, tukaba ariho dufite amagara mazima, ubuzima bunejeje bw'ibyishimo, kuko ahandi mu rugo niyo dufite imiruho, tubabaye, tubona abaduhumuriza, niyo twumva dukeneye kugira ngo twibuke ahahise, tubona ikiganiro gitandukanye dukura ahandi mu rugo iwacu, bigatuma duhora tuhakumbura, bikaba nka souvenir ihora mu mitima no mu bitekerezo byacu. Rero aho ngaho mbigaruye mu mwuka, noneho mu rugo iwacu mu buryo bwo mu mwuka ni ku Mana, kuko ariho dukomoka. Nk'uko dukomoka mu ngo zacu tuvukamo kwa ba data na ba mama, niko no mu Mana dukomoka ku Mana. Isoko yacu ni mu Mana. Iyo tutari muri yo nta mahoro tuba dufite, ndetse n'umunezero ntabwo tuba tufite, n'igisobanuro cy'ubuzima nta kiba gihari. Nk'uko iyo tutari mu rugo iwacu mu buryo bwo mu mubiri tuhakumbura, nubwo twaba turi ahantu heza gute, turi kumwe n'inshuti nziza gute, dufite ubutunzi bungana gute, bishobora gusaba ikiguzi gikomeye. nk'uko nabivuze, rimwe na rimwe gishobora no kuba cyaba n'ikiguzi cyatanga n'ubuzima kugira ngo utsindire kuba mu rugo. Rero no ku Mana hari icyuho tugira iyo tutari kumwe n'Imana. Icyo cyuho, iyo emptiness iba mu mitima yacu, ituma icyo twagira icyo ari cyo cyose tutabasha kugira umunezero n'amahoro yuzuye, kuko tuba twatandukanye no mu rugo. Mu rugo rero ni muri presence y'Imana, iyo turi mu buntu bw'Imana, iyo turi mu bushake bw'Imana. Imana yishimiye kuko tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi mu isi, ariko tubana nayo buri munsi mu buzima bwacu kugira ngo idushyigikire, kuko niyo cyo gisobanuro cy'ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana ritugaragariza neza uburyo Imana yaremye ubuzima, yifuza kugira ngo ubwo buzima ihaye umwana w'umuntu ibashe kubusangira nawe, imushoboze kugenda urugendo rw'ubuzima iri kumwe nawe. Kuko iyo turi kumwe n'Imana, turi mu Mana, turi mu bushake bw'Imana, niho tuba dufite umwuzuro w'ubuzima bwacu. Tukaba turi mu bihe byiza cyangwa bigoranye, aho ngaho tubasha kwakira ya mahoro, nk'uko iyo turi mu rugo iwacu mu buryo busanzwe tubasha kuhabonera ikiruhuko. Reka turebe ijambo ry'Imana rigaragara muri Yohana 15 ibice 15 kane. Haranditse ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Haranditse ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ugeze ku murongo wa 5 haravuga ngo ni nge muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we. Iri jambo riratwereka ko dukwiriye kuguma muri Yesu, Yesu nawe akaguma muri twebwe, kuko mu gihe tutagumye muri we nta kintu kimwe tubasha gukora. Aravuga ngo niwe muzabibu w'ukuri, natwe tukaba amashami ye. Ni ukuvuga ngo Imana niyo isoko y'ubuzima, natwe tukavoma ubuzima mu Mana. Iyo tutari kumwe n'Imana tubura umuyoboro w'isoko yaho tuvoma ubuzima, kubaho kwacu. Imana ishimwe. Nuko rero iyo dutandukanye n'amahame y'ijambo ry'Imana, tukaba mu buzima bwacu twishakiye, twumva ari rimwe na rimwe ari nabwo butunejeje, tujya kwisanga tugasanga hari ibyuho byamaze kuza mu buzima bwacu, ndetse nk'uko bivuze ngo nta na kimwe tubasha gukora tutamufite. Umujyanama wa mbere ni Yesu. Aho dukura inkomezi z'ubuzima n'ibyiringiro by'ahazaza ni ku Mana. Reka mvuge ngo Imana irambuye amaboko yayo iminsi yose igutegereje kugira ngo ubashe kugaruka mu mwuzuro. Birashoboka ko ushobora kuba nawe bigaragara ko mu minsi urimo ujya wumva hari ibiremerera umutima wawe,
ukumva hari ibikugoye by'ubuzima, ukibaza byinshi bikanagucanga ntusobanukirwe ibyo ari byo. Kubera iki? Kubera ko hari imitwaro wikorera rimwe na rimwe wowe utabasha no guterura ngo uyishobore. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga riravuga ngo muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28 haravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yesu akeneye kugira ngo aturuhure imitwaro yacu. Ntabwo yaturuhura tutari kumwe nawe, ntabwo yaturuhura tutamwemereye. Imana ishimwe. Hari inkuru imwe iri muri ijambo ry'Imana muri Bibiliya igaragara muri Luka 15 umurongo wa 17 kugera kuri 20. Amagambo agaragaza inkuru y'umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara biraduha ishusho uyu mwana uko byamugendekeye nk'uko bijya bitugendekera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu mwana w'ikirara biratubwira ngo yatse se abwira se ngo data mpa umugabane w'ibyanjye kugira ngo mbashe kugenda nezerwe nishimire mu mugabane w'ibyanjye nishime. Nuko iminsi nk'uko inkuru bigaragaza umwana akomeza kwinginga se. Bibiliya igaragaza ko uyu mubyeyi yari afite abana babiri, ngo nuko uwo mwana wa bucura uko yakomeje kwinginga se ngo amuhe ubutunzi bwe, ise ageze igihe amuha umugabane w'ibye. Amaze kumuha umugabane w'ibye ngo umwana aragenda ajya mu gihugu cya kure y'iwabo. Arangije ngo afata wa mutungo se yamuhaye arawonona, arawangiza. Biritwereka ko igihe cyageze wa mwana amaze kwangiza umutungo wose w'umurage isi yamuhaye, yatangiye guhangayika. Reka tuvuge ngo isi kudukura mu rugo iwacu, tukifuza ko rimwe na rimwe iby'Imana yagambire kuduha yabiduha tukajya kubyenjoyinga, tukumva ko imibiri yacu ishaka independence cyangwa se ubwisanzure, tukumva ko hari freedom dushobora kubona tutari mu rugo, tutari kumwe n'Imana, tutagendana n'Imana. Kuko kenshi na kenshi tuvuga ijambo ry'Imana, abantu bumva ko hari rimwe na rimwe ari ububata, ari ubuzima hari batakumva bashoboye kuba babamo, bakeneye kugenda kwenjoyinga. Isi rero kenshi na kenshi duhamagara twizeza umunezero urenze uwo dufite mu rugo. Niko uyu mwana yumvaga umutima we umuhatira kujya mu kindi gihugu cya kure, kujya kwisanzura, kugira mu mategeko yagenderaho yihangiye. Ariko kuko atarakiri mu rugo yatakaje umwimerere. Imana ishimwe. Bibiliya igaragaza uburyo uyu mwana amaze kwangiza ibye byose. Birashoboka ko yageze muri icyo gihugu abona inshuti nziza, abona wenda se akora ibintu yumva biramunejeje, arya mu mahoteli meza aranezerwa, wenda atereta abakobwa beza cyangwa se abadamu beza aranezerwa, yumva arishimye. Ariko igihe kigeze kuko atari mu rugo, wa mutungo urashira, ushize za nshuti ze ziragenda, ushize ahantu yumvaga afite umutekano urashira. Bitugaragariza ngo nuko uyu mwana umutungo urangije gushira arawaya. Imana ishimwe. Ngo atangira kujya gushaka akazi, akazi yabonye. Bibiliya twereka ngo yabonye akazi ko kuragira ingurube. Ngo nuko ngo agasonza, ngo yifuza n'ibyo kurya by'ingurube, arahindana, atakaza image, ishusho y'iwabo. Iyo tutari iwacu dutakaza ishusho y'iwacu, dutakaza identity twari tuba dufite. No mu mwuka nuko bimeze. Imana ishimwe. Nuko ngo umwana ashonje ababaye aravuga ngo yisubiramo. Bibiliya ivuga ngo yisubiramo. Mwene data, birashoboka ko nawe nakushushanya nk'uyu mwana w'ikirara. Wenda se birashoboka ko wagiye nawe ukangiza isura yawe kugira ngo winezeze, ukavuga ngo mu Mana wenda sinzasambana, nkunda n'abakobwa benshi nkunda. Wenda se mu Mana ntabwo nzabasha kuba mu bwisanzure, njye muri boîte. Mu Mana sinzabasha gukuna n'abandi bagore batandukanye nubwo mfite uwanjye. Mu Mana sinzabasha kubeshya kwenjoyinga n'inshuti zanjye. Ariko ibyo byose bibi by'igihe gitoya, kuko isi dusezeranyiriza umunezero, ariko umunezero isi dusezeranya ntabwo ari umunezero uhoraho. Dusezerana ibyishimo, ariko ibyishimo bidusezerana ntabwo ari ibyishimo bihoraho. Niko uyu mwana yavuye iwabo yumva ko hari andi mahitamo meza ahisemo y'ibyishimo azagira bidasanzwe, ariko finali birangira uyu mwana ari mu mubabaro. Biravuga ngo uko yaragiraga izo ngurube, ngo yifuzaga n'ibyo kurya
by'izo ngurube akabibura kuko yaryaga ibyo kurya bitamuhagije, asa nabi, arababara, yumva umubabaro uramurenze, ngo Bibiliya irambwira ngo yisubiramo. Reka nkubwire mwene data, ukeneye kwisubiramo. Ngaravuga ngo kwa data ko abagaragu barya bagasigaza, kwa data ko hari amahoro, yibuka ko kwa se ariho hari umwuzuro w'ubuzima bwe, akumbura mu rugo. Haleluya. Navuze ngo mu rugo aho waba ari hose, iteka ugomba kugeza igihe cyumva uhakumbuye. Hari icyo cyari mu mutima w'uyu mwana, birashoboka ko hari icyo kiri mu mutima wawe, birashoboka ko nawe hari warurongotanye ukajya mu gihugu cya kure. Wenda nimvuga igihugu cya kure, ushobora kuba utaravuye naho utuye, ariko wararongotanye mu buryo bw'imyubakirwe ya karagiteri yawe, umuco warayobeye mu buryo bw'indangagaciro z'uwo muntu, waratakaje ibyiringiro wari ufite, ukajya mu nzira zawe wihangiye. Nuko uwo mwana amaze kwisubiramo, Bibiliya itwereka uburyo yatekereje, aravuga ngo byibuze iwacu ndamutse ngize opportunity yo gusubirayo, ntabwo nifuza gusubirayo nitwa umwana wa data, ndifuza gusubirayo ahubwo ndi umugaragu w'abagaragu ba data. Uyu mwana iyo twisubiyemo, iteka kenshi na kenshi tubanza kwemera amakosa yacu. Iyo tumaze kwemera amakosa yacu, niho kwihana guhera, repentance, kwihana guhera mu kubanza kumenya neza amakosa twakoze. Aravuga ngo biragaragara ko nsubiye iwacu ntaba nk'umwana kwa data, ahubwo wenda naba umugaragu w'abagaragu ba data. Yiyambura n'ako gaciro. Birashoboka ko uyu munsi none hari ijwi rikubwira ngo wagaruka mu Mana, ariko ugasanga hari wangiritse cyane, ariko n'Imana itakwemera. Ariko nagira ngo ubwire mwene data, mu rugo uko dutashye turemerwa. Diteka mu rugo dusanga ababyeyi badutegereje, iteka dusanga abana bacu badutegereje, iteka dusanga abafasha bacu badutegereje, iteka dusanga inshuti zacu zidutegereje, kuko rimwe na rimwe ahubwo tuwe twarayobeye, twaratataniye, urukundo rwabo ruguma muri twebwe, kuko ubusobanuro bwacu ari hahandi nyine. Imana ishimwe. Ni nk'uko rero n'umwana yisubiyemo, aravuga ati byibuze ngiye data we ntari bunyime n'uburenganzira bwo kuba umugaragu w'abagaragu be. Bibiliya irambwira ngo nuko umwana arahaguruka. Reka dushushanye umwana, wenda yagiye ibyenda byarashaje, wenda yagiye inkweto zaracikaguritse. Birambwira ngo ageze hafi iwabo, ise yumva inkuru, aramubwira ati dore wa mwana wawe. Birashoboka ko araje akavuga ati dore cya kirumbo cyawe, cya kigoryi cyawe cyaje. Ahari bari bazi ko ese ari gufata uyu mwana, akarakara cyane, ku isi afite umujinya n'uburakari bw'ibyo uyu mwana yakoze. Ariko Bibiliya irambwira ngo ise ngo yirukanka asanganira uyu mwana ubwo yamwitegerezaga akiri kure. Ise, reka tuvuge ngo uyu mugabo yari umwami, cyangwa se tuvuge ngo uyu mugabo yari umuntu w'icyubahiro gikomeye, umuntu ufite abagaragu n'abaja. Ariko birambwira kuko uyu mwana yari umwana we, ngo za yirukanka amusanga, ngaragije ngo aramuhobera. Imana ishimwe. Amare kumuhobera, Bibiliya irambwira ngo aramusoma, arangije ngo ategeka abagaragu be ngo nimugende mu. Bibiliya irambwira isubiye inyuma gato, ngo agihobera umwana we ngo yahise yikubita hasi apfukama imbere ya se, mu buryo bugaragaza ko aciye bugufi rwose. Haleluya. Ngo amaze gupfukama, ise aramubwira ngo haguruka mwana wanjye, haguruka mwana wanjye. Aramubwira ngo data, sinkwiye ku mwana wawe, ahubwo nkwiye ku mugaragu w'abagaragu bawe. Ise aramubwira ngo mwana wanjye, uri umwana wanjye ukuri kose. Ngo ategeka abagaragu ngo bagende bazane ikanzu nziza bayambika wa mwana, bagende bazane inkweto nziza bazambika wa mwana. Ategeka ngo mugende muzane impeta nziza. Aravuga ngo tubonye icyo twari twaratakaje, mbonye icyo nari narabuze. Uyu mwana wanjye yari yarapfuye, ariko none haragarutse. Ndavuze ngo mu rugo nta hantu wagereranya naho, kubera mu rugo nubwo wajya kumera y'isi, meme ukazamuka ukaba n'igikomerezwa kidasanzwe, hari igihe wibuka mu rugo ugakumbura na twa dukino wakinaga tw'abana, ugakumbura akaririmbo sogokuru yakuririmbiraga. Ushobora kuba ufite n'ibya mirenge, warangiza ugakumbura byibuze no kwibuka rya riba wajya kuvomeraho. Nicyo gituma mu rugo nta kiguzi wabasha kubona wakwishyura ngo gikuremo icyuho kiri mu mutima wawe yuko utari mu rugo. Rero nta hantu heza nko mu rugo. Niho hantu hambere haba amateka y'urwibutso. Ushobora kwibuka abana mwakinaga, ushobora kwibuka impanuro habwaga n'ababyeyi, imigani cyangwa se ibisakuzo mwacaga. Uko rero niko tugereranya mu rugo, tugasanga nta hantu hagereranywa naho.
tubigaruye mu mwuka, ni nabwo tugereranya n'uko aho dukomoka mu Mana nta kindi cyabisimbura. Iyo turi aho hantu tuba tunezerewe, niho ubuzima bwacu bukomoka muri we, niwe tangiriro ry'ubuzima, ni nawe iherezo ryawo. Ikindi mbibutse ngo tuba mu isi dufite mu ijuru aho tuzataha iwacu by'ukuri. Nubwo tuba turi mu isi tukabona ko iwacu ari mu Mana, iyo tugiye mu buryo bwo mu mwuka, aho ni temporary, ni by'igihe gito yidutiza kugira ngo tube turi kumwe nayo none ahangaha, ariko idufitiye kadi ikomeye ihambaye yo kuzabana nayo mu bwami bwayo. Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo dore ngiye kwa Data kubategurira aho muzaba, kugira ngo aho nzaba namwe muzabane namwe. Yesu afite umugambi, Imana ifite umugambi wo kugira ngo tubane nayo muri iyi si mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse tuzakomezanye nayo tubana nayo mu bwami bwo mu ijuru, ubwo izaba imaze gukuraho icyaha, itsembye ikibi mu isi, imiruho n'imibabaro, ibi bitubabaza nk'abatari iwabo, bikadutera intimba n'imibabaro, bizashira. Mwene data agaruka mu rugo, ba muri presence y'Imana, ba mu mugambi w'Imana, ba mu ijambo ry'Imana. Wenda ufite depression y'ibintu bitandukanye, wahuye nabyo bitandukanye, byakomerekeje umutima wawe, ariko ndagira ngo ngukangurire, ngo nguhamagare ngo subira mu rugo, niho hari ikiruhuko. Subira ku Mana, niho hari iherezo ry'ubuzima bwawe, kugira ngo uzabashe no kugera hahandi ibudapfa, aho tuzaruhukira iteka tubanye na Yesu. Kuko ababana nawe nonaha muri ubu buzima bw'uyu munsi bwa nonaha, nabo bazakomeza kubana nawe no muri paradizo, mu buzima bw'iteka ryose. Rero ngutangarize mwene data, Yesu aragutegereje. Ntabwo agutegereje ngo aguhunge kuko uje warahindanye, ahubwo ategereje kugira ngo wihane uce bugufiya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka Imana yanga icyaha ariko akunda abanyabyaha. Birashoboka ko hari amajwi y'ikuzimu akubwira ko n'Imana itakwemera. Birashoboka ko n'umutima wawe ukubwira ko wayobye cyane, warorongotanye. Birashoboka ko bitekerezo byawe bikubwira ko utababarirwa kubw'amakosa wakoze. Ariko mwene data, Yesu aragutegereje. Uyu mugabo wategereje umwana we turamugereranya n'Imana Data. Niko Imana idutegereza aho twarurongotanira hose. Ubusambanyi bwawe ntibufite imbaraga kurusha amaraso Yesu yameneye ku musaraba. Ubwicanyi bwawe ntibufite imbaraga birenze ubwicanyi Pawulo yakoze, ariko Yesu yaramubabariye. Mwene data, ubugome bwawe ntabwo burenze ubwo Dawidi yakoze yica Uriya, akarongora umugore wa Uriya. Imana ifite imbabazi zayo zirenze cyane icyaha waba warakoze icyo ari cyo cyose. Rero ndagira ngo ngukangurire ngo garuka mu rugo. Mu rugo ni ku Mana, aho niho soko y'ubuzima bwacu. Kera utarabaho wari mu bitekerezo by'Imana, yagambiriye kugira ngo uzabeho. Destiny yawe iri mu biganza by'Uwiteka. Imana yiteguye kugukuramo ubwo bushwambagara, Imana yiteguye kugukuramo ubwo bukene umazemo igihe, Imana yiteguye kugukuramo ubwo gahinda umazemo igihe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira muri Yesaya ngo nzabatembeshaho amahoro atemba nk'uruzi. Imana ifite umugambi wo gutembesha amahoro mu mutima wawe atemba nk'uruzi. Rero guma muri Yesu, niwe muzabibu w'ukuri, nawe ukaba ishami. Mu gihe ishami ryose nk'uko birikomeza bivuga ngo ritera imbuto riracibwa rikajugunywa, ndakwifuriza kugaruka mu rugo. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibakomeze, ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.